murakoze twagira ngo mutubwire agashya mwazanye umunsi muri rindagurisha bari kwishyura muri rikagurisha agashya twazanye cyane ko ibyishimo nabyibonera. Umuntu aravuga akavuga amagambo ariko iyo hari n'ibikorwa birafasha. Icya mbere mperaho kimaze igihe kituziritse dore ko duhanganye no kurwanya covid ni ukuyirwanya ntabwo ari ukubana nayo. Aho niho rero twafashe ingamba dushingiye kuri leta y'ubumwe ishishikariza abanyarwanda kwiga kandi bakiga koko. Tukaba dufite abahanga benshi mu bize, abo nibo ndabafite ahangaha muri entreprise kuri Nyirangarama. Ubu igishya dufite ni ak'ingenzi ni sanitize ikorerwa hari ikozwe n'abanyarwanda kandi igafasha abanyarwanda, ariko noneho natwe tugasagura n'abanyamahanga. Hari n'isabune Akamanzi, icyo gihe ukoresha sanitizer n'isabune nayo birajyana. Kandi uko twigishwa isuku, isabune ni ngombwa. Muri rusange ibyo ni mu by'ingenzi mba nakoze bihoraho kubaka ubukungu burambye. Kubaka ubukungu burambye iyo mbivuga ni uko n'ubundi ngendana na College Fondation Sina Gerard, aho ni urubyiruko uhereye muri nursery, primary, secondaire, byose ibyo dukora byose tukabisangiza urwo rubyiruko kugira ngo ruzazamuke ruzi neza mu mutwe warwo, mu bwenge bwabo ko nabo hari ikintu bagomba kuzageraho. Ninjiye mu bworozi iki gihe turi abatunzi, inka zirakamwa, ariko cyagiye amayira mwabonaga afunze atagendwa. Niyo mpamvu mvuga nti hari ubwo uhura n'ibibazo ariko nanone ukabishakamo igisubizo kandi kikaboneka. Niko bavugira ngo iyo duhugurwa intore yishakira ibisubizo. Twaboneye umwanya wo gushaka igisubizo ku mata, tugakama amata tukavanamo foromaje, tukavanamo amavuta yo kwisiga, tukavanamo amavuta yo guteka, tukavanamo amavuta yo gusiga ku mugati, kandi biracyakomeza ariko aho niho ngeze. Kandi byaduhaye igisubizo cyo kutahangayika ku mukamo wo mu butunzi dufite. Kandi nanone rwa rubyiruko tuvuga rw'ejo twifuza ko ruzagira ikirenge mu cyacu, nabyo ruba rwabyigiyeho tukajyanirana. Cyane rero ko nshimira ibigo bituba hafi. Mbere na mbere ni igihugu cyacu gihoza ku mutima abanyarwanda, cyane batuba hafi kugira ngo ibi bikomoka ku buhinzi n'ubworozi dukora ndetse n'ibindi dushoboye kubyohereza hanze ndetse no kubikwirakwiza mu gihugu. Cyane harimo n'ikoranabuhanga, kuko ikoranabuhanga nubwo turifite mu gihugu, turifite muri entreprise, ariko nuko ari igihugu cyiza n'ubundi nacyo tuba twaherewe izo kampani zose ziza zidufasha, aho dushobora kugurisha yaba akarusho, agashya, ak'ingenzi, akandi, akawe, akineza n'akawe ndetse n'ibindi byose online urabigurisha ku banyarwanda bose n'abanyafurika ndetse n'i Burayi. Aho iterambere hose rigera hose turahagera. Ibyo twagezeho ni byinshi, cyane noneho ubu ngubu niyo nganira namwe nishimira uburyo nyuma y'urugaga nyarwanda ruhora rworuganiza gahunda zituma tugenda hanze na RDB, Minicom n'igihugu muri rusange. Abamenyesha amakuru yaba ari aba televiziyo cyangwa n'abandika ndetse n'amaradiyo batuba hafi, tukabona aho twamamariza ibyo dufite. Ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Uko mumpora hafi ndabashimira cyane. Nanjye niyo mpamvu iyo ntego ntazigera nsubira inyuma mu gukomeza guhanga udushya. Birahari n'ubu ngubu, birahari n'umwaka utaha bizaza. Ariko hari ikindi cyanejeje cyane nifuza kubagezaho, kumurika uburyo turimo gutoza urubyiruko. Dufite ikipe y'abatlete, abanyarwanda bamaze kuyimenya. Iyo yaje kuri stade ni ugutahana ibikombe n'amafaranga, kuko barasobanutse, barakina neza, barirukanka. Ariko intsinzi ya mbere ni uko
dufite ingeri zose, ari abana batoya, ari abasore, ari ubwo bajyana n'inkumi, ndetse no ku babyeyi bakuru, abo bose turabafite. Noneho tukagira rero umusozi wa Tare, aho ni kuri Nyirangarama tubatoreza. Intsinzi igihe cyose niyo tuba dufite. Baherutse kujya Zambia, igikombe barakizanye muri uku kwa mbere, ubu bagiye kujya mu Budage. Nta gushidikanya ko no muri Kenya bavuye hose mbona bagenda bagatsinda. Nanjye nyamara muri iyo kipe rero nanjye njyamo nkagerageza ku buryo mbwira bagenzi banjye baragenda kuri Nyakubahwa, aho bishobora kugufasha kwegera kuri Nyirangarama muri iyo kipe y'abatlete, dore ko tugira n'abakorobate n'ababyinnyi, amatorero anyuranye. Bo ntabwo barashobora kubona uko bakora neza ngo basohoke, ariko turabona uko covid iragenda icogora, nabo tugira icyizere ko nabo bizabageraho. Ubwo ariko ngo byose ni kuri Nyirangarama. Akabazo nari mfite mu buryo kugira ngo muri iyi expo hajemo ibihugu bibiri twabonye hari turi mu kiganiro, yaba ari Mozambique na DRC. Mumaze kugezayo isoko cyangwa murateganya kugeraho? Aho tujya hose hariya ni hafi cyane, aho twagezeyo product zacu muzo dufite zagezeyo, kuko iyo connection tuyirajyana cyane cyane. Noneho aho uzumva Rwanda Air igera ku isi, aho ngaho Rwanda Air ntabwo tuberewe kumva ngo ni Rwanda Air, ahubwo twishimira ko ari Rwanda Air uburyo yorohereza umunyarwanda. Iyo uyirimo, iyo wohereza ibintu muri Rwanda Air, uba ufite icyizere ko aho bijya bigerayo neza, kandi irushaho kugenda idufasha mu ishoramari ryo hanze. Aho ngaho rero uvuze rwose, aho ngaho turahari, kandi n'ahandi hose. N'ubu ngubu ngira ngo iyi covid yongeye gukaza umurego muri iyi minsi, twari tugiye kujya Qatar, naho ubwo nta kindi muri product mfite cyane cyane akabanga, agashya, akarabo n'akarusho n'akanozo, biroroha cyane guhita tubyohereza cyane, kuko byagaragaye ko ibiribwa n'ibinyobwa ku isi biba bikenewe. Mu Rwanda rero iyo made in Rwanda niberamo, byumvikana neza ko hari ugukomeza mwese dufatanije, bigakomeza bikabaho. By'umwihariko ntabwo ari ukurya no kunywa gusa, nifuriza abanyarwanda cyangwa muri entreprise, ubu muri iki gihe cya covid, mu bishya byagiye bigerwaho kuri Nyirangarama, dufite clinique itwitaho, yita ku banyarwanda umunsi ku munsi, yaba gupima covid. Nta mpamvu zo kuvuga ngo ni kure cyangwa bapimira hehe, turakurikira kuko abaganga bahari barakurikira, natwe bakaduhugura, bigatuma tujyana n'igihe. Aho amasaha yose ushobora kujya dogita ukasanga ahari agutegereje, yaba ari amanywa nijoro, hasimburana abakozi, ariko serivisi zigakomeza zigakora. Nishimira apareye isuzuma amenyo, ishobora gusuzuma ikakuvura cyangwa ikayahoma, igikenewe cyose kuryiye. Ibi byose ni serivisi nanone ukurikije umubare w'abakozi ifite, nkagira umubare w'abanyeshuri ifite, n'abanyarwanda muri rusange baturiye ikigo. Ntabwo twabazana ibyo kurya no kunywa gusa, ngo tutanabatekereza nanone no kubitaho ku buzima bwabo. Kandi leta y'ubumwe ituba hafi, cyane cyane iyo ukora neza ugakora umurimo wawe, uwukora uko ukwiye gukora, abaturage bakanyurwa n'ibyo ukora, abanyarwanda muri rusange n'abatuye isi muri rusange. Ibyo byose ni bimwe rero mu bituma ninjira mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Stande ya Nyirangarama murabona nta bikorwa biriho nk'ibyo abanyarwanda bari bamenyereye. Byaba byaratewe n'ikintu gukererwa cyangwa hari iyindi gahunda? Icyo kugisubiza nasubiza ngo wabibonye ute kugira ngo mbone uko tujyana neza. Nzi gutandukanya imurikagurisha ryo mu kwa 8 no mu kwa 12. Nicyo rero mvuga kujyana n'igihe, ukanamenya n'icyo ugena.
noneho ni ubutumwa rero mu banyarwanda wifuza umwaka mushya na Noheli n'abakunzi bacu muri rusange. Umwaka mushya muhire, mbere na mbere Noheli iri hafi, twese twifuza kuzasangira Noheli kandi reka tuyisangire ni mu gihe kuko twateguye ibyo buri wese azimanira abamugana cyangwa yagiye gusura ukabyitwaza. Umuntu wawe umwifurije kumushyira agashya, ukamushyira akabanga, ukamushyira akanozo, ngira ngo icyo kintu urugo rwe rurasusuruka n'urwibutso ntirubure. Rwagira ku bunane ukamuhindura ugashaka akarusho gakozwe mu mizabibu, dore ko turi abahinzi b'imizabibu, ukamushakira agashya k'inanasi n'akamarakuja n'ak'inkeri n'akakarota agahitamo ku meza. Abakiri batoya ngira ngo cyangwa bashobora kujyana nabyo, mayoneze ni ingenzi, nayo ni made in Rwanda kuko ari igisubizo cyo ku magi akomoka mu Rwanda. Ibi byose ndabyifuriza abanyarwanda, nkanabifuriza kudusura natwe tukabasura. Burya akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Murakoze. Murakoze.